imisoro no kugenzura ibyo bigisha imihini mishya itegereje amadini n'amatorero akorera mu Rwanda. Bo ikintu cya mbere nuko ibaruwa yanjye nayijyanye ku itariki 28 urabyibuka. Ku itariki 29 nibwo Dr. Rukeza Pikadi yagomba kwitaba inteko nabwo yishyikirije ibyo ngibyo. Yakomeje kuba Yehova babuza abantu guterwa amaraso gasome wenda gasome kose gasome wiruka. Ati ubu dufite amadini abuza abantu gutanga amaraso. Umuntu warwaye bati ntukakira amaraso y'undi umwuka wera azayaguha. Ibyo ntabwo ari byo. Nako washaka kuvuga ko ari abayehova. Wabonye inyandiko bayanditse bahera na Perezida yari yavuze aganisha ku bantu b'aba Pentecote. Bano bantu bafite impano za Gipentecote, ibitangaza, avuga uburyo ngo hari abantu ngo bigisha muri iyo nkuru bavugaga ko hari umuntu wigisha agakora ibitangaza ngo niwe bigisha agafashwa. Urumva ko bino ntibireba DP, ntibireba Anglican, ntibireba uziko ari church usanga niyo batura miliyoni 10 umushumba ahitabwa akayashyira mu modoka akayatahana like this. Kandi yagiye mu kibo yitwa ay'urusengero, urusengero ruriho ariko bo bakora ibyo badictatinze just like that. Nimi inzego zaba zihari nazo zikora ibyo zibwiye just like that. Kubera iki niwe munyempano undi sa ataje bo bahaza gukora iki. Nimba ari ituro ryawe nka profete rifate nka profete uritangire tepere. Ariko nuvuga ngo urishishije ku rusengero kandi uri turi gobyoro rikajya mu mufuka wawe, ibyo ni money laundering, urukiko rurabiguhanira bakagucaginga money laundering yo za ndonye. Noneho nimba ushaka gucaginga ituro nk'umutumishi ricaginga nk'umutumishi uritangire tepere ya 30% nk'umutumishi nubundi ibisiga biriraho ushaka rwose pakuba wose ngiye yanakize dore ko tubizi ko iyo wabwiye umuntu kari bukire ntakire yagwaye turo mu rukiko gahunda ubwo wabaza yongwe na Bishop Bosco. Ariko ikibazo uraza gusanga hari idini ushobora gusanga rifite hoteli rifite ibitaro ariko still nubundi bari gutura miliyoni 10 za akira igitangaza cyawe kandi washoboraga nubundi naryo kuvuga ngo okay nk'itorero ntago mbasoresha ariko iri turo ryaje rya kira kanseri ntirijya kuri konte y'itorero ko ngenda bizi neza nzi ko muri mukorwa ntirijya kuri konte y'itorero niyo urushyize mu kibo rikoramo gusa amateraniro arangira uyashyira mu modoka y'umushumba. Buri dini ni baritegeka kugira ibyo bikorwa that's all. Kabiri ni baritegeka baribwire percentage mwamaze kubona ayaje nayo mwasohoye nayo guhemba abapastor asigaye ibikorwa byanyu bigomba kuba bifatamo percentage wenda ya 70% yasigaye kuko ntazagira ukubeshya ngo yasengera kanseri gakira rya turo rikajya mu kibo cy'urusengero niwe ntazagira ubikubeshya rikoramo gusa ritari rimusanga rikoramo yaranje kuvugana n'abakorana nabati muringezaho. Nizera ko umuntu biganirwa bazambwira nkaza kuko ndahari uko byaba kose. Nari nsoje akantu akakubajije hari umukozi Imana twaganira aravuga ati ibintu Mutabazi arimo ari kushaka kugambana abandi ba pastor kubera ko batacyakira ituro. Ese ubundi kubona ituro rya miliyoni ugaharetamo 300 bigutwaye iki? Mu byukuri nk'abakozi b'Imana bidutwaye iki? Ese reka nkanjye ngusuza aho dukurikiye ni byagace gakomeye cyane kubugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko wahisemo yicana kuri kamera ndi kumwe na Haji Mutabazi. Uri kumwe na Sana energy drink. Ushaka kuba ari ubonye ukabyita ibyo nawe ngende apostle kabarira Mutabazi ndi umuntu w'umugabo Yesu kuri nge n'umwami. Hari n'undi muntu uvuye hano arambwira ati wa muhaji wawe ari hehe? Umuntu wese unyitaje abayuze abadayimoni abafite dayimoni bitiko wananiwe kumuvamo. Ariko Sana energy drink ni yo mahitamo y'abanyabwenge imishinga iraza kandi igashyigikirwa. Wabonye ko miliyoni 100 ziri mu marembo. Uretse ndazigera mu kanya ahubwo ngo mu Bugarama ngo bimeze bite? Mu Bugarama se ko abanyagitifu umurenge tifu umurenge neza mu Bugarama yavuye ku mushahara rwose avuyeho ndeba ntabwo wabure umuyobozi ngo ibintu nk'ibi bibe ngo uzagaruka ahubwo biba birangiye ugiye bimeze ngo mbona za rurinda ngo nimba bashwana nande ubuzima bw'u Rwanda nitumenye ibintu byo gushwana ugenda aragenda. So rero hariya mu Bugarama gitifu umurenge ngo yazanye icyuma iwe barakimufatana ariko abantu bose bari kwirarira bakavuga ati nanjye yo namugwa hejuru. Hari abantu bameze nkaho nawe se kandi hari ndi mpubwe abantu benshi bari kwirahira ngo nanjye namugwa niko bari kuvuga donc cote ati iki ni icyuma ntago yariye nabi ntago yazize ubusa ariko ubwo n'urwenya batera wenda bamwe ari nako bateye
sinigeze mubwira umutipe nasanze ari kubwira abandi batipe aravuga ati njyewe nta bintu byo kuvangura ngo urangerageresha ngo amafaranga ngo n'igitsina ngo nibiryo ati njyewe ibyo ngibyo ubwo nyine ntabwo ni kwirwa bingerageresha ndabizi ko mbigwa ati aho ngaho rwose wasanga ngeze kure yego abantu rero usanga kuri cya gikorwa yabona umuntu asa neza itagira avuga ati aha nahasiga n'umutwe hari abateye batyo harabumva batyo ni amahitamo yabo ntawamenya ariko nanone tugarutse mu buryo bwa kimuntu birababaje nanone kuba bikozwe n'igitifu bamusanganye we mu rugo mu nzu nyiri umugore araza basanga urumva yateje akavuyo birasakuza za nzego ziraza zandika kakareporo bandika ngo umurenge ngo sere ngo district ngo hano rero ngo masango ni raporo y'umutekano ninde arimo arinda ubigisha kwandika turiya turaporo tuba dutanga amakuru yose raporo y'umutekano ni kuri abayikora abantu bazandika rwose barahuguwe barayandika ukabona amakuru yose arimo by'umwihariko umugabo nyiri umugore bamuraye bamucumbikiye we n'umugore we baraye babacumbikiye muri gereza nyiri umugore nawe bacumbikiye se baraye babacumbikiye muri gereza noneho gitifu nawe manza hari wenda biraza kugenda uko babyagenze simbiza ariko nyine nase nyiri umugore yasize iki nyiri umugore yasize iki gitifu RGB byagaragaye ko yamutwaye ariko shaka ko yamutwaye mu gitondo cyangwa yamutwaye nimugoroba simbiza ariko nyine ngo babacumbikiye babyise kubacumbikira ubwo nyiri umugore uko kugira ngo badateza urabona cyetse nawe ko bamusanze kwa gitifu wenda oya nuvuga ngo ari yabona umwuka mubi uhari bakaba atagira umuntu urarayisha undi reka tubacumbikire byibuza babyuke bashize umujinya we hari ubundi batwara umusambane no basambana uri kuzana uwo nguwo rero wari waje gufata abamwonera yakuteja umutekano muke cyase yateje akavuyo none ngo kugira ngo acururuke bamucumbikira kuri station ya polisi cyase ahantu runaka ngewe icyo navuga nasomye muri iyo report ko barabe bacumbikiye cyane navugaga ikibabaje muri iyi nkuru igitifu y'umurenge ujya imbere akabwira abantu ati muzirinde ubusambanyi arimo abasezeranya yarangiza akaba ari ujya konera ahubwo umuturage ngo bimfashe iki n'abapasiteri nabo ko babikora like ubimbwiye kugira ngo mbikoze iki n'urugero yega arabivuga bari mu kazi hariya arabivuga bari no mu kazi hariya uvanga ibyo avuga ni byawe ngo mwumve ibyo nkora ngo mwumve ibyo mvuga ni muri ibyo nkora wamushakiramo ko kuba yabivuze hariya akagira gute bivuze kutabikora nawe abajaji agukatira ashobora gukatira yuko wariye umugore w'abandi nawe yaraye arya uw'abandi like ibyo ni ku buzima bumeze nawe iyo Dawidi yariye umugore w'abandi bamuzanira ripoti yuko Uriya yapfuye ngo genda ubwireyo wasi ngo inkota irya umwe ngo irindiriye undi nta kibazo bakomeze batake so rero ntabwo gitifu umurenge kuba ntabwo mvuze ngo abagitifu bose barabikora ariko ushobora gusanga ababikora benshi urabizi ko ibi bintu ni ibintu bikorwa n'abantu benshi ugirira ubuntu akabasha kutabigenderamo kandi nicyo serideyari nicyo kiba cyifuzwa ariko ibi bintu ni ikindi kintu mbizimo nuko ababikora birwa babineguriraho abandi tukibaza impamvu yabyo ukibaza impamvu yabyo ukibaza impamvu babiremereza cyane ntabwo ari ibintu biremereye njye umuntu ntashobora kuvugira n'akantu na kamwe na gatoya ntacira akari urutega umuntu ubikorera mu rugo rw'abandi ku buriri bw'abandi uyu waba afite ukuntu ameze nk'unashaka ahari kugira ngo ashoze intambara zindi kuko ubundi aho ngaho nyiri umugabo hari igihe azazi naho abika umupanga cyangwa se ishoka cyangwa se umuhini n'ubundi akahita bisoza ariko ntibivuze ko nagusanze kuri hoteli atateza akavuyo ariko urumva nyine ni ibintu ntabwo mvuze ngo abantu babikore ariko nanone ndavuze ngo n'uwabikoze byibuza najye mu mashuri abanze yige muri superiyeri ikintu bita kwihisha no kubikora hari abakenge cyangwa se mu buryo budateza imvururu ko biriya bintu nabonye biteza imvururu iyo byamenyekanye kurenza abantu bajya bavuga ngo nta bwone bigira simbishyigikiye ahubwo nshatse bavuga ngo turebe icyatuma sosiyete ibana amahoro biriya bintu buriya utarabimenya uba uzi ko ari amahoro aho bimenyeye isi ikikaraga hari mwarimu wigeze kuduha ubuhamya bw'ukuntu yaragiye bafite icyumba kera ibyumba bikibaho bari burare mu cyumba basenga manza barageze nka 5:00 z'ijoro
uw'umudugudu araza arabwira ati nimba ari uw'isibo nimba ari uw'ikira arababwira ati rero ati uyu mugoroba ati ntabwo twabemerera ati mugende ubwo muzasenga ikindi gihe ati turashaka ko sinzi ukuntu nyine bababwiye ko batagomba gusenga ngo bararemo, bari bagiye gukora icyumba cyo kuraramo kera ariko bikemewe dare kamwe gutyo. Kera kabaye mwarimu, yari umwarimu muri ADPR of course, niwe wagombaga kuba ari bubwirize muri iryo teraniro rya nijoro. None ubwo wabwiye ngo batahe basenge nyine basoze batahe ntibararemo, mwarimu yahita mu ijambo arabwiriza, yari yanumvishijwe ijwi riramubwira ngo bwiriza ku ijambo bita kubabarira. Dore kubwiriza atabantu mwanane kubabarira abantu babiciye 9 kane muri genocide yakorewe abatutsi. Ati mupfukame mbasengera agashyira mu nindimi, ati mugomba kubabarira ijambo bw'Imana rimuhaye ari kuribwirizamo uburondozi buraho. Arangije ariko Imana yamubwira ngo ukigera mu rugo ndakwereka igitangaza. Sarangije si yavuye mu rugo abwiye umudamu ati ngiye kuraramo, kumbi yavaga mu rugo akagira undi muntu madamu wahamagara akambwira ati yanzengere ngo ni mwarimu iragiye vayo umaremo ibirarane dore kaba yarabigenje nabi. Kristo mu bigenza nabi muzajye kubyiga uko babikora neza, ntago byigishwa na Mwuka Wera. Hari ibintu matematike nzi, integrale nzi na factorisation sinabyishwe na Mwuka Wera. Na kiriya gikorwa ntago ndabona Mwuka Wera mabwira abantu ngo zamura ngo aho hejuru manura. Hari ibintu byigwa mu buryo buri naturel ukabikura ku bandi bantu babizi bakabikutoza. None ageze mu rugo ngo yari hari ukuntu ngo winjizaga akaboko ahantu gahita wikingurira, ngo nyine yacishemo urutoki ahita kamanura gutya. Abantu urumva ko n'ubuzima bari babayeho bwari bubi cyane, bari abantu biyo ngiyo. Akamanuye abarinjiye abona inkweto z'umugabo n'iz'umugore ku cyumba cyinjira hariya aho barara. Byari za nzu usanga icyumba muraramo gikomunika direct kuri salo. Ni direct kuri salo. Sanga ni inzu wenda y'ibyumba 2 na salo ariyo mwabashe kubaka. Arangije akibona izo nkweto abanza kuvangirwa. Arangije akubise urugi yinjiye, aho n'umuntu rwose n'undi nta na gahunda yo gutandukana yari afite kuko bazi ko undi yagiye kuraramo. Yaratubwiye ati Bibiliya nari mfite mu biganza sinzi aho yabaraye. Ati nge nagiye kubona mbona mfite umwase mu ntoki. Fenomene y'uburyo n'uwo mwase wageze mu ntoki nayo ntago nyizi. Warangije akora ikosa. Ngaravuga ngo ariko Yesu we ngo nkuba ari wowe wabigenza ute? Niryo kosa yakoze. Kundi wari yapanze guhita bakubita umwase ngo bagahita bajya purgatori bakajya kubiganira niyabaremye ibyo bintu bari barimo. Ngabaje Yesu ngo ngari nkawe wakora iki? Ngiramubwira ngo ari nkanjye ngo nashyira umwase hasi ngo nkajya mu gikoni nkajya gushyushya amazi. None wowe ngo yishyiramo yuko Yesu ashaka yuko aza kubamena amazi ashyushye akabona kuba kweta umwase. Umwase we yaramubwira ngo ari nkanjye najya gushyushya amazi. Umwase arawugendana asigaga ati ntagire uva aho ngaho, asiga akinzeho akingira inyuma ajya gushyushya amazi. Mazi ashyushye abwira Yesu ngo yashyushye ngo mite nyabamenaho. Ndate si byo ko yamenye nawe ndiwe bikubwiye ati wambaje ngo ari ngewe rero ayo mazi nashyiramo amajyane. None we yishyiramo ko amazi arimo amajyane yotsa cyane. Avuga ati ariko Yesu manza azi guhana inkozi z'ibibi shyiramo amajyane. Ati ari ngewe nashyiramo n'agasukari karinganiye keza. Ati ubundi nkabajyanira nkashyira muri saro nkabasukira ubundi nkabahamagara bakaza tugasangira mu rukundo rwinshi n'ubugwaneza nkababwira ngo Yesu ababarire. Ati ntangiza nkabasengera nkabatura umugisha. Neze numbaje ngo ari nge nakora iki? Ubutipe mwarimu yaratubwiye ati inyigisho nari nigishije n'amavuta nari ndimo byangezeho, none Imana irangije amuga ngo nikitanga nashaka kwereka. Ati iyo muri mu mubwiriza biriya bintu muvugira gatuti burya muzi ko namwe byabageraho. Ego hari umuntu ubuzi rero gusimbukana ibintu bitamubayeho. So twigarukire Imana abantu baca inyuma abagore ibababarire, abaca inyuma abagabo ibababarire. Musigeho. Wari uri kumbwira uti miliyoni 100 ziri ku marembo, ziri ku muryango. Uri kuzikozaho umutwe n'iki? Ese ko ntahamagawe ngo bambwire uko bimeze. Wasanga rega
ariko hakundi ubuntu uba uri mu mwuka umwe n'undi si byose. Yego hari inkuru nabyutse mbona ariko zije byaba ari yari ku kinyamakuru bita igihe.com ivuga ngo imisoro no kugenzura ibyo bigisha, imihini mishya itegereje amadini n'amatorero akorera mu Rwanda. Akantu k'umusoro nako kagarutsemo ngo ni kari mu mihini mishya ngo itegereje amadini n'amatorero. Yego hari aho byabihuriye na bya bindi barimo kutubwira. Anyway reka wenda nsome ku nkuru gatoya. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwagaragaje ko ruri gutegura amabwiriza agenga amadini n'amatorero mu Rwanda, hakazibandwa ku nyigisho zitanga hagamijwe kurandura burundu inyigisho ziyobya abanyarwanda. Muri buri dini cyangwa se itorero usangamo umwigisha wamaze kwigarurira imitima y'abayoboke, bavuga ko ari we usize amavuta, wigisha bagafashwa cyangwa ukora ibitangaza mu izina ry'Imana mu gihe abandi batabishobora. Uyu iyo asabye amaturo buri wese arekura agatubutse. Usibye abakora ibitangaza, hari n'abagaragaye kenshi bigisha bakabwira abayoboke ko mu gihe ntacyo bahaye Imana nabo batabona ibyo bakeneye. Abandi bigisha ibijyanye n'ibyo batekereje cyangwa imbaga yifuza, bagamije kubona inyungu mu idini bashinze. Bijyana n'uko buri munsi havuka amatorero agenda atandukana n'ayari asanzweho biturutse mu makimbirane abayayoboye bagiranye. Muri Nzeri uyu mwaka, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yatangaje ko hari amadini afite inyigisho zibuza abantu gukurikiza inama za muganga n'izindi gahunda za leta zirimo no kwiteza imbere. Yakomeje kuba Yehova babuza abantu guterwa amaraso. Gasome wenda ngasome kose, gasome wiruka. Yego urakoze. Ati ubu dufite amadini abuza abantu gutanga amaraso. Umuntu warwaye bati ntukakire amaraso y'undi, umwuka wera azayaguha. Ibyo ntabwo ari byo. Nako washaka kuvuga ko ari abayehova. Umuntu avurwa n'imiti, avurwa n'abaganga babizi, bakamenya indwara yawe, bakayisuzuma, bagashaka umuti bijyanye. Ntabwo rero Imana washobora kwicara gusa ngo iraguha ntimugura, kandi yuzuzanya n'abantu. Hasi gatavuga ngo umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr Doris Uwicyeza Picard ubwo yagezaga raporo y'ibikorwa ya 2023-2024 n'ibikorwa muri 2024-2025 ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi kuri uyu wa 29 Ukwakira 2024, yagaragaje ko hari amabwiriza ari gutegurwa azaca akajagari mu madini n'amatorero. Hasi hari sutitiri igira iti umusoro ku madini nawo uri gutekerezwaho. Mu madini niho hantu binjiza amafaranga menshi mu ngeri zitandukanye n'amaturo yakwa ariko adasoreshwa kuko nta tegeko ribigena ririho, ahubwo hagasora ibikorwa by'ubucuruzi ayo madini afite. Mu masengesho yo gusengera igihugu yabaye ku wa 15 Nzeri 2024, Perezida Kagame yavuze ko byamaze kugaragara ko umuntu wese ushaka amafaranga ashinga idini kuko ariho abona amafaranga atavunitse. Yavuze ko bizasuzumwa ayo mafaranga bagatangira kuyasoresha. Ati abantu bazabyiga neza turebe niba nta kibazo kirimo, ubundi tuyagabana. Amategeko ariho y'ibijyanye n'umutungo, ariho ajyanye y'ibijyanye n'umutungo winjiza. Abantu bazabisuzuma niba ibyo wigisha ari bizima, ariko ubikoresha ku mutungo wawe bwite ushaka gukira unyuze muri iyo nzira, ibizima twabyihorera, ariko iby'amafaranga nabyo tukabisuzuma tugashaka uko byagenda. Dr Uwicyeza yasobanuye ko ubu hari kwiga ku buryo amafaranga amadini yinjiza yatangira gusoreshwa. Ati nk'ikibazo cyo gusoreshwa kiri kwigwaho, biri mu nzira, ariko nsobanure gato ko imiryango myinshi ishingiye ku myemerere harimo ifite ibikorwa by'iterambere bifatika. Usanga ifite amavuriro, amashuri, kaminuza, bafite ibikorwa bifasha abaturage byinshi, ugasanga amafaranga bakuye mu bikorwa by'insengero ajyanwa mu bindi bikorwa. Ntabwo navuga ko bose bakorera amafaranga bakayagumana, hari abayashyira mu bikorwa, ni abafatanyabikorwa bakomeye mu iterambere. Hari n'abafite amadini agiye afite ibigo by'ubucuruzi byunguka,
ibyo birasoreshwa bisanzwe biriho nk'urusengero rufite hari nk'urusengero rufite hoteli, iyo hoteli ifatwa nk'ikigo cy'ubucuruzi gisanzwe, byo bisanzwe bisoreshwa. Imibare igaragaza ko mu Rwanda hari amadini, amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere 563 irimo amadini 345 atandukanye. Raporo ya RGB igaragaza ko mu byerekeye imiyoborere n'iyubahirizwa ry'amategeko, imiryango ishingiye ku myemerere iri ku gipimo cya 74.2%, icungamutungo n'imicungire y'abakozi bikaba kuri 55.7%. Iri genzura ryakozwe mu Rwanda ryagaragaje ko hari insengero, imisigiti na kiliziya zirenga 14,000, ariko izirenga 9,800 ubu zirafunze kubera kutuzuza ibisabwa. Ikibazo cyawe kikavuga ngo miliyoni 100 ziri ku muryango. Ikintu cya mbere nuko ibaruwa yanjye nayijyanye ku itariki 28, urabyibuka? Ku itariki 29 nibwo Dr. Rukeza Pikadi yagomba kwitaba inteko, nabwo yishyikirije ibyo ngibyo. Cyo kimwe. Icya kabiri, abakozi b'Imana amatorero mu nshimire yuko urabizi ko ngene naje ngaragaza uburyo batasoresha amadini nk'amadini, ahubwo bategeka bano bantu. Wabonye ko inyandiko bayanditse bahera na Perezida Iryavuzwe aganisha ku bantu b'abapentekote, bano bantu bafite impano za gipantekote, ibitangaza, avuga uburyo ngo hari abantu ngo bigisha. Muri iyo nkuru bavuga ko hari umuntu wigisha agakora ibitangaza ngo niwe bigisha agafashwa. Urumva ko bino ntibireba DP, ntibireba Anglican, ntibireba aya madini ya ntibibareba. Naba bantu usanga church yaratangiye ku mpano z'umushumba wayishinze gutyo na gutyo, sibyo? Niho ahanini bitagetinga. Urabona ko n'amatora afite ibikorwa, bavuze bafite hotel bwa etaza amadeperi ifite dove, urabona ko hari batajyayo. N'amashuri n'amavuriro byose babiri. Aha ntago bari kujyayo. Cyane cyane yuko amafaranga arimo uretse haza ari imishahara, kandi nakubwiye yuko imishahara itangira teperi 30%, none yenda asigaye akajya muri bya bikorwa. Ikindi iyo ari kuri konte y'urusengero ntago yavaho, kuko gusa umushumba n'undi muntu abitekereje. Aho ngaho yagaragaje nkaho bashobora kutajyana iby'imisoro, ahubwo atinda cyane kuvuga ngo ya macacu usanga uziko ari cacu usanga niyo batura miliyoni 10, umushumba ahitabwa akayashyira mu modoka akayatahana like this. Kandi yagiye mu kibo yitwa ay'urusengero, urusengero ruriho, ariko bo bakora ibyo badictatinze just like that. Nimi inzego ziba zihari nazo zikora ibyo zibwiye just like that. Kubera iki? Niwe munyempano, undi sa ataje bo bahaza gukora iki? We niyo ataje, niyo adahare ntibaterana. So ibyo bintu ugasanga birahari. Inyigo yanjye zabafasha iki? Wivuga ko ugiye gusoresha idini, ibyo bintu ni haramu. Ibyo bintu ntibibaho, kuko ugiye gusoresha umuryango udaharanira inyungu. Kiretse n'uvuga ngo amadini amuzaya registaringa, ni skandale donc ni ishyano. N'uvuga ngo amadini amuzaya registaringa muri RDB nk'ubucuruzi uyasoreshe, andi ya registaringe muri RGB nk'imiryango idaharanira inyungu. Ariko kuko iyi logique kuyikurikiye narakubwiye ngo n'amashyaka bakisangusha ugiye kuyasoko, kubera ko hari n'ishyaka rishobora kubona imisanzu myinshi. De toute façon, ahubwo ushobora guca mu yindi nzira. One, ukababwira ko abo bantu ituro riza muri konte y'urusengero ritagomba guhita rijya kwa mushumba, kwa profete. Nimba ari ituro ryawe nka profete, rifate nka profete uritangire tepere. Ariko nuvuga ngo rishishije ku rusengero kandi uri turi gobyoro rikajya mu mufuka wawe, ibyo ni money laundering, urukiko rurabiguhanira bakagucaginga money laundering iyo zandonye. Noneho nimba ushaka gucaginga ituro nk'umutumishi, ricaginga nk'umutumishi, uritangire tepere ya 30% nk'umutumishi, nubundi ibisiga biriraho ushaka rwose. Fakubu wose ngeye yanakize, dore ko tubizi ko iyo wabwiye umuntu kari bukire ntakire yagwaye ituro mu rukiko, gahunda ubwo wabaza yongwe na Bishop Bosco. Donc icyo cyo kirasobanutse. So rero iriya nyigo yanjye kifasha nuko ibasha kuba gufasha RGB kureba ngo nubundi kigamijwe nacyo Perezida yavuze cyagerwaho, ariko nimwitse ku ijambo ryo bango murasoresha idini. Agavuga ngo tugiye gusoresha ituro umukozi w'Imana ahabwa ku giti cye. Ari ryo nakuye ko Paul aryishese ituro ry'icaniro. Ariko hano ngira ngo Dr. Rukeza yabisobanuye, hari amadini afite ibikorwa by'ubucuruzi, afite amashuri, afite iki.
hari n'abandi usanga rwose nta uw'icyeza ashobora kuba akora muri good governance rege kamufashe kuri angle MP politique politically akeneye gukora ikintu gituma bititwa ko yasoresheje idini kandi birashoboka. Aya madini yavuze arimo abo bantu usanga ari abanyempano nayategeke kugira administration irempecable rya turo rije rigomba kujya ku mushumba ntiribarwe mu maturo y'idini nono bizitwe yuko abatumishi abaprofete amaturo bahabwa peke yake haryo babita peke yabo like ukize mu bwinshi ariko nyine amaturo abantu bahabwa yani nakuye ngo naye gicano niko Paulo avuze ngo abakora imirimo mu rusengero batungwa n'ibyo mu rusengero nkwereka ko imirimo mu rusengero n'abayikora n'amaturo yo mu rusengero n'ibyo mu rusengero bitasoreshwa n'umuryango udarana inyungu ariko nkwereka yuko ngo abakora imirimo yo ku gicaniro umuntu yaje ngo mwirukane imihembe ashobora no gusanga iwawe shano bati duhurire iwawe ayo ngayo yasoreshwa icyo nge iriya nyandiko yanjye ntekereza yabafasha n'ukwitandukanya no kuvuga ko turi gusoresha amadini. Ese apotre wenda ibyo wari bidusobanura bihagije ahubwo reka twibaze kuri ibintu ahubwo tugasoresha abatumishi ibi bintu yavuze yerekanye ko ari amadini n'amatorero bafite ibindi bikorwa bisanzwe bisora by'iterambere yego ahubwo tugarutse ku kintu twigeze gukomozaho bwa mbere kurundi rwanda ugiye muri iyo mujyo impamvu babihombera muri kanya nayo nyisobanure nk'urugero ushobora gusanga hari reka mbigusobanurira bita ubyumva bavuze ngo ayo ngayo nta musoro barashyiraho ubwo kuri ADPR ntawo kuri Anglican ntawo kuri Catholic ntawo ntacyo ariko ikibazo uraza gusanga hari idini ushobora gusanga rifite hoteli rifite ibitaro ariko still n'ubundi bari gutura miliyoni 10 za akira igitangaza cyawe kandi washoboraga n'ubundi naryo kuvuga ngo okay nk'itorero ntago mbasoresha ariko iri turo ryaje rya kira kanseri ntirijya kuri konte y'itorero ko ngenda bizi neza nzi ko muri mukorwa ntirijya kuri konte y'itorero niyo urushize mu kibo rikoramo gusa amateraniro arangira uyashyira mu modoka y'umushumba. Ibyo ni ibintu nahagazeho nabanye nabyo. Noneho rero ikintu wowe wakora waseparatinga ayo maturo y'umunyempano personnel n'amaturo y'itorero nk'itorero nka organisation wamara kweseparatinga ntibikureho yuko n'umuntu ufite ibikorwa mu gihe yakiriye ituro ryo gusengera umuntu rihitariza direct kuri we. Ndagwa nk'urugero rumwe rworoshye abantu bihangane nkoresha urugero rozwe none se kumwihangane ko n'ubundi rimwe namwe mu ndakarira tuvuge Zion ifite ishuri authentic nimba ari school ifite hotel aho mbiherukira ntekereza ko yabifite n'ibindi bagira n'ibitaro n'ibitaro bya Bethesda nabyo ni byabahari bafite n'ibitaro bya Bethesda nimba nibuka neza ntago mbizi aka dispensaire ka Bethesda nakabo so urumva ko ugiye kubara muri ubu buryo wahita ubashyiramo ariko tuzi ko igitwaza n'umunyempano turabizi noneho se igihe wenda umuntu yamwituro rya miliyoni 100 warangije kubaranga amatorero ngo afite ibikorwa urayexonera already wakibaze nabi ahubwo nge nshobora guseparatinga aya maturo umutumisha ahabwa kubera icyo yakoreshejwe nkayatandukanya n'ayitorero already amaturo yose ahawe umuntu w'umunyempano aza kuri we direct nkahita nyashyira umusoro. Ariko ntekereza ko wenda leta ahantu aricyo na RGB ishobora kuba yaratekereza kavuga tuzi ko ADPR igira abapasiteri b'abanyempano bashaka gusenya umuntu agakira yego aha ngahe turazahabwa muri uwo murongo naryo nkarisoresha ariko si murebe ngo kuko ari umwadeperi gutya na gutya na gutya hari ukuntu bashobora kubiha umurongo utuma icyo nangiye kuvuga nk'uyu munyempano wenda dufate nk'urugero rwa Apotre Gitwaza waruvuze bore RGB rareka avuga uti uyu muntu nubwo ashobora kwakirira ituro n'ishaka ribe miliyoni 100 ariko tuzi ko azashora mu bintu bishobora kuzatanga umusoro. Gerageza gutandukanya ibintu bibiri mu gihe uyu munyempano wundi wafata amafaranga akayakubita kuri konti gutandukanya ibintu bibiri. Zion ibikorwa byose zakora izabishyiramo amafaranga yagiye mu kibo cya Zion amaturo abya 10 donc ya mafaranga nyina kontabilizwa na Zion. Ituro riza kuri uyu mushumba direct no si umushumba nta kaboko ke karimo. Ituro riza kuri uyu mushumba direct nicyo ngereza kubwira. Kiretse afashe kuri yandi ye akavuga ati nanjye nitanze iki burya niko wenda byaba ntabikora se ntabikora nyine ndikuvuga bijya bibaho ariko icyo gihe ntago waba utwaye ibintu ko okay hari byo wahisemo nabyo ni sawa ariko ngewe mbona preferably batandukanye amaturo ya church n'amaturo y'umutumishi kuko natwe nk'abatumishi tuzi kubitandukanye.
gusa ahubwo ngiye hari ikintu iyo ugiye gufata kuri amaturo baguhaye nka wowe peke yake ugiye kuyakoresha ku bintu by'urusengero ubikora nk'uko n'undi wese yakitanga kandi samutime nta tegeko riba rihari hari igihe n'ubundi aboneka muri b'abakristo ntiwirwe ujya ukora kuri yandi yawe cyangwa se nawe ugakora aringaniye angana n'ay'abandi nabo bari gukoresha. So rimwe na rimwe nkavuga ngo ahangaha ikindi mu nyito ni ikintu gikomeye. Nge ko ndashaka ko u Rwanda tuzaboneka dusoresha ituro ry'abatumishi ry'abaprofete kuko banagaragaje ko ari abantu bafite nk'impano ngo bavuga ngo nta wundi wabikora nkawe, ariko tutajya dusoresha idini nk'idini. Ako kandi ko nshaka kuko kari so tekiniko kandi kimwe umuntu yakikwatakiramo ikindi nta ataka ishobora kukizamo. Tuvuga ngo twe ku buryo bazajya banaza kutwataka tuvuga ngo twe ntidusoresha amadini, dusoresha abaprofete bafite impano zituma bahabwa amaturo menshi kandi bo ubwabo atari imiryango idaranira inyungu, ndetse n'amafaranga bahabwa ahinduka inyungu zabo direct, kuko impamvu umuryango udaharanira inyungu udasoreshwa nyine nuko udaharanira inyungu. Ariko impamvu hari abantu asobanuye bagomba gusoresha nuko hari abantu usanga amafaranga yinjiye mu matorero ahita ajya direct ku mifuka yabo, doko bikaba bimeze nk'aho ari igikorwa kibyara inyungu nubwo cyiswe urusengero. Rero bashobora kubiseparating. Hano Dr. we ukurikije icyo yavuze hejuru nicyo babanje kuvuga. Dr. we nkurikije mu mvugo ye we yerekanye ko ngo hari amadini abona amafaranga akayashyira mu bikorwa bibyara inyungu, ariko hari n'andi madini amafaranga yabo ibyo bazakoresha cya kintu twabonye muri ya nama tutaza abayikoze n'abayisiyo. Urakoze nicyo nyine nashaka kugusha. Buri dini ni baritegeka kugira ibyo bikorwa. That's all. Kabiri ni baritegeka baribwire percentage. Mwamaze kubona ayaje nayo mwasohoye nayo guhemba abapastor. Asigaye ibikorwa byanyu bigomba kuba bifatamo percentage wenda ya 70% yasigaye. Asigaye ibikorwa bititerambere bigomba fata 70%. Noneho kuko utababwiye percentage nabwo bashobora kubona miliyari bagakoresha miliyoni 30. Oya nabwo babwire percentage. Then nuva kuri icyo ngicyo amadini yose uziko afite ibikorwa, none yandi afite ibikorwa ko yategetse kugira ibikorwa ariko afite abashumba bafite impano, ituro ryabo ubibutse kuri tandukanya n'iry'urusengero, kuko ntazagira ukubeshya ngo yasengera kanseri gakira ryaturo rikajya mu kibo cy'urusengero. Ntazagira ubikubeshya, rikoramo gusa ritari rimusanga, rikoramo yarangije kuvugana n'abakorana nabati muringezaho. Noneho rero ibyo nkabyita nka money laundering, ni nk'iyo za ndonyi, kuko uzika amafaranga y'urusengero adasora uri kuricishayo, ariko urabizi neza ko ari ryawe. Rero byaba byiza rigiye muri envelope rikazi wawe ukaridekarara ukaritangira teperi ya 30%, icyo kikaba clean and clear. Ese bitanakuyeho kandi ko idini yawe ifite ibikorwa. Reka nibaze iki kintu bitegekwe buri biramutse bibaye wenda ahubwo ko uzi cyaza kiri muri ibi bintu. Hari amadini akubwira ngo abakristo bacu baturi 37 kandi dusora 700. Donc duhora nujya gusoresha urasanga uri gusoresha ku gihombo iteka. Sinimba ahantu nyumvishe. Rega njye mbabwira ibintu mumfate nk'umuntu uri kubabwira ibintu mbamo nabayemo. Ariko mbabwira akantu kuri icyo kintu kibaho cyane, mbabwira akantu ugasanga mutumishi kuri side haciye miliyoni 17 ku kwezi yitwaye amaturo. N'andi uzasanga agize iyo vewiti, ntagaruko wenda asanzwe ari umukire nkuko wasanga pasteri, hari abapasteri bafite ubushobozi ba dodo n'abapasteri something like that, n'abapasteri ko bafite ubushobozi bwabo. Noneho wajya kureba amaturo atangwa mu rusengero bakontabiliza, ugasanga barakubwira ngo basora 500 ariko batura ku kwezi 120. Aha nujya kubwira ngo ugiye kubasoresha bazakwereka ko biri muri minus. Ariko ni ukorera style nakweretse yo kubiseparating. Icyo umukozi w'Imana yakira kigomba kujya iwe no mu mufuka we, kikaba kiri well defined, cyamara kuba well defined kikanajya mu mufuka we, ariko nawe akagitangira 30%. Noneho kandi akabazi ko umunsi azashaka kubikwepesha byiti by'urusengero abizi neza yuko birarangira bitwaye, bikitwa money laundering, akajyanwa amageragere ku bw'icyo. Bityo akamenya ngo tubabanya kuri ituro rinzaho rigomba gutanga 30%, kandi itorero ritegetswe kugira ibikorwa by'iterambere. Icyo kikaba ari clear as such as that. Ariko yavuze ko bari ari kubiganiraho, wenda mu kubiganiraho nzaba mpari mafaranga nayahawe ntayahawe, kuko cyambere no gukora ibiri mu nyungu z'igihugu mbere yo kubanga amafaranga, na abantu bajye banabizirikana banabyumve ko ari yo principe.
noneho ugasanga tubafashe kubashyiriramo input. Ese wenda reka nibaze kuri iki kintu ahantu wenda ntibashobora kuba batekereza bavuga ati kiriya kintu nyine twe twibajijeho mbere aho kugira ngo basoresha ahubwo bakaba bashaka ko amadini n'amatorero ahari yose agira ibikorwa ariko bifitiye abaturage akamaro kandi wenda bishobora no gutanga umusoro. Icyo gihe dogiteri dore kuri kumva kandi na dogiteri ntabwo yari kumentioninga ijambo umusoro. Ikiri kumbwira nacyo nacyumva ntyo uburyo yabivuze ashatse ko byiguruka no kubyitarutsa no kuvuga ko atari cyo yashatse kumininga birashoboka politically cyane ko ntanifuza kubona u Rwanda rwitwa ko rwasoresheje idini, ahubwo amadini ategekwe kugira ibikorwa by'iterambere. Ni kiriya kintu kiri understandable, narangiza ahubwo gusoresha abatumishi birumvikana ubwabyo na Bible no muri logique birumvikana, kuko abakora imirimo mu rusengero ibihembo byabo tuzi ko babihabwa bakuye OTPR. Natwe abakora imirimo yo ku gicaniro ibyo twabonye nubwo bidafite kontra y'ukwezi horaho, ariko ibyo wabonye byaba ubaye umunyakuri ubaye fair nawe bitangiye 30%. Ntago ari gucuruza impano, niyo mpamvu batakubaranye n'abacuruzi ahubwo bagushyize mu bibihembo. Niyo mpamvu byiswe TPR. Bityo nuwakubwira ngo uri gucuruza niyo mpamvu bagusoreshwa mu guti ubusa bakorera akarere n'akagari nabo ko bakurwa OTPR nabo bari gucuruza. Oya, ahubwo nuko umukozi wese Bibiliya iravuga ngo ntihakagira umuntu hambira umunwa w'inkonyora ingano. Ibyo bitwemerera ko abasengera abantu tugomba kugira icyo twakira, ariko akomeza ijambo rivuga ngo kandi umukozi wese akwiriye ibihembo. Yego. None ariko nge nubwo Paulo yashyize akadomo nge nkura akadomo nkashyiraho kama akitso avuga ngo kandi yuri mu Rwanda umuntu wese ufite umushahara n'ibihembo abagomba gutanga TPR. Nta muntu ukwiye guhambira umunwa w'inkonyora, abakozi Imana bazahabwa iryo turo, ariko nanone umukozi wese akwiriye ibihembo. Iryo turo rwose ni ibihembo, ariko noneho birakwiye yuko nimba utuye mu Rwanda uwahawe ibihembo wese abitangira TPR. Kiri clear, kiri understandable, ni ikintu utakatakiramo uwawaza wese. Baba za human rights yo ziza zivuga ngo mu Rwanda basigaye basoreshwa bagati ntidusoresha amadini. Hano abakozi Imana afite impano zibinjiriza amaturo nk'umutungo, nta wundi munyarwanda ufite umutungo wamwinjiriye atasoze, nabo bagomba kugira uruhare mu munoze. Kabiri, abakozi b'Imana b'abanyamahanga iyo yaje mu Rwanda agagira amaturo akusanya abagomba gusiga 50%, kuko na amafaranga avanye mu banyagihugu ntago rero yayajyana atabashije gukora icyo agomba gukora. Icyo gihe ugasanga ibintu birasukuye. Dukora igishoboka cyose dukwepa inyito ivuga ngo u Rwanda rusoresha amadini. Kuko ushobora kudasoresha aya madini manini n'ayasuturisha menshi ngo kubera ko afite ibikorwa, ariko wasoresha 3 yonyine yandi bitango nayo abanyabitangaza, nabyo bikambika inyito ivuga ngo hagiyeho umusoro wo gusoresha amadini. Wajya kuri uwo musoro uratora umushya, ese urabakoresha kuri TVA n'ibiki, ugasanga biragoranye. Kandi hashobokaga yuko ubikora kuriya iteka ngo twe dusoresha abakozi b'Imana ku giti cyabo, kuko ayo mafaranga ava ku mukristo ajya direct kuri konte zabo, ntago yigeze aba umutungo wa organisation idaharanira inyungu, non governmental nyine umuryango udaharanira inyungu, kugira ngo kuko rega umuntu ashobora kwatakinga avuga ngo uziko basoresha imiryango idaharanira inyungu. Yego, icyo kiragize aho twirinda icyo ngicyo, cyase numva twakirinda icyo ngicyo. Turimo tugana ku musozo. Yego, biramutse bikozwe bitya aya madini n'aba banyempano bagategekwa ko ku maturo yaba yo mu rusengero yaba bwite bakiriye bagomba hari pourcentage runaka nk'uko babivuze bagomba gushora mu bikorwa bifitiye abaturage akamaro, bifitiye igihugu akamaro, nayo bakiriye yabo ku giti cyabo kabategeka ko bayakoramo ibikorwa, bakategeka ko bagomba gushorwa mu bikorwa bifitiye igihugu akamaro. Hari icyo byaba bitwaye byo kugira ngo basi leta ibashe kwakira umusoro kuri ibyo byaba byiza, ariko sinzi nimba byakavantage abakozi b'Imana. Urugero, bamaye ituro rya miliyoni 100 mu mwaka umwe, untegetse gukoramo ibikorwa kuri percentage wenda ya 70%, bityo miliyoni 70 untegetse kuzikoramo business. Ushobora kuba ndi mu businessman mubi, ushobora kuba ndi businessman mubi pe mubi cyane, ariko icyo gihe ugasanga birangoye. Ariko bahise bashyirayo TPR, uretse ko icyo uvuze ari ikiri bukunde n'abakozi b'Imana bakacyemera.
icyo gihe nabyo byarebwa. Gusa njyewe ko ashobora kuyashyiramo eregeje akayakuramo akavuga ko yahombye mu bundi buryo kuko amupushinze kujya muri business atari ibintu bye. Urabizi ko n'abantu bakoreshwa n'Imana bafite impano, hari igihe Imana imubuza kugira business zindi ajyamo, cyangwa se impano donc business ikaba yamukurura ntabe efficace mu murimo we. Icyo gihe ukaba rero preferable ahubwo cyangwa se icyaba cyiza wa mwaka ya 30% ya TPR akagenda akayarira hashaka wa mugani wa Mose, dore ko yavuze ngo nzayariraho umushaka nk'ibyo umuntu yejereje ku mbuga ye, kuko ari ibihembo by'imirimo mukorera mu ihema ry'ibonaniro. So aho hantu byafasha, nkuko utabwira umukozi wa leta ngo maze salary yawe uzajye 70% yakoramo business. Bamwe kandi bakanakora n'izo business kuko naba business, hari umuntu ukorera leta ariko anafite sense of business cyangwa se spirit ya business iri hejuru. Rimwe na rimwe agatanya no gukora amafaranga arenze umushahara we akazasezera. Hari umugabo wacu yahembwaga 1,200,000 arasezera, ubu ngubu yorora ingurube n'umuherwe tebwo. Undi bari kwamaza igicumbi wafashe microphone, donc abamubonye baramubonye n'umugabo. Donc urumva ko donc n'umunya business mwiza nubwo yari umukozi wa leta, nubwo yari umukozi wa projet runaka. So rero icyo gihe cyo kizarebwa nyine, niyo mpamvu baze ngo bari kwiga kandi bizaganirwa. Nizera ko umuntu biganirwa bazambwira nkaza kuko ndahari, uko byaba kose hari icyishyuye nta gihari, ngombwa no kubanza gukorera u Rwanda no gushyira u Rwanda imbere. Inda zacu zikaza mu nyuma, cyangwa se iterambere ryacu rikaza mu nyuma, ariko twabanje kwimana u Rwanda no kureba ibyaruteza imbere no kubishyiramo imbaraga twese. Donc ukabikora witanze, nta kureba inyungu zawe, nta kwirebaho nabanga ubwo se ko ndi kubivugaho nanjye njya mfata ituro ubwo se, cyangwa ugasanga umuntu uri kubiganiraho ntago ajya afatira ituro. Nk'urugero, reba umuntu ari kubiganiraho usanze ari nka banda kamemu we yifatira salary ye, ntago ibintu by'itura biriza kuri we direct, ashobora kuba abizi, ashobora kuba atabizi pe. So icyo gihe rero byaba byiza habayeho kureba nize elema zirabiganira kugira ngo bize kunozwa neza, ntihabeho ko bamwe bakurura bishyira abandi bakavuga ku bintu wenda technicality yabo batayumva, yabyo batayumva, ugasanga biragoranye. Nari nsoje akantu akakubajije, hari umukozi w'Imana twaganira aravuga ati ibintu Mutabazi arimo ari gushaka kugambanira abandi ba pasiteri kubera ko batacyakira ituro, kugira ngo nibura n'abandi barifata nabo babashe kuyagabana na leta. Ibyo bintu avuga bishobora kuba bifite ukuri. Wasanga abayobozi bo muri leta impamvu bashyira imisoro ku bacuruzi ariko nta bucuruzi bagira. Iyo utekereza igihugu ntagaro kumera. Kabiri, iyo umukuru w'igihugu yababwiye ikintu, yavuze ikintu mu Rwanda tumenye, ariko nese tujyariya tumurwanye, tujyariya se nge nize technicality byakorwamo, aho bibaye ngo nkavuga nti idini tuyireke, ariko nanone gutya hano bigire gutya. Kuba rero umuntu yahita yifata akabihuza no kuvuga ngo ntaryo mbona, nese mbivuze gutya ejo nkaribona, nese bagize ngo oya ndaribona, wenda sinyibona ngiryo nabonaga mbere kera, ariko nimba yishyiramo ko ntaribona natuza umutima ndaribona. Rero ibyo bintu nabivuzeho nanjye ndibona, ariko ngenzi gutandukanya inyungu zanjye bwite n'inyungu z'igihugu cyose, teza imbere igihugu no kureba ngerega umukuru w'igihugu ntabwo yavuze kabiri akina. Kabiri ibintu yavuze nibi Engineer Pamela Doris Dr. Engineer bivuye kunda gushaka kuntanga imbere. Dr. ntabwo ari ibintu bigamije kwibasira abantu. Reba ko yarebye amatorero afite ibikorwa akora akibuka kuvuga yuko ayo ngaya atariyo ari vize ni inyigiri gukorwa. Byanga bikunda rero ikintu umuntu avuga ni wumva gifite reasoning nziza, gushyira mu gaciro n'ubwenge, kandi ukabona nta ese ubundi kubona ituro rya miliyoni ugaharetamo 300 bigutwaye iki? Mu by'ukuri nk'abakozi b'Imana bidutwaye iki? Ese bwo niyo wavuga ngo ntaryo ubona kubuteganya ko ejo rizaboneka ko ko ritabura iteka, waba ushatse kumvikanisha yuko bigutwara iki? Ese ubonye ituro rya miliyoni 10 ugahareta miliyoni 3 za tipe yawo, 7 zisigaye zaba zitari buguhaze,
indi imeze nk'icyobo ku buryo izo 7 zitari buguhaze. Ese zije ari 100 ugatanga 30-70 zikajya kuri konti yawe, ariko ni ikintu abakozi b'Imana badasobanukiwe. Umwe yaravuze ngo nation who prefer disgrace than danger deserve a master and we have one. Aburahamu yarabwiwe ngo nzakugira ishyanga rikomeye, wakabaye yiri umurokora umukozi w'Imana witekereza nk'ishyanga. Nimba ari ikintu amashyanga akora akomera ku cyubahiro cyayo, dignity. Ariko uzi kubona uvuga ngo nge nakire ituro rya miliyari muri uyu mwaka kubera amavuta ndiho, kandi nasoze miliyoni 300 nsigana na 700, uza agaciro ufite uri kwinjira muri stade hari inama, uri umuntu usora miliyoni 300, bagomba kugukonsidera no kugufata nk'umuntu usora miliyoni 300. Ariko iyo ya miliyari yigumanye, you prefer disgrace than being removed a share of 30%. Uhisemo disgrace than danger. Iyaba mwari musobanukiwe ubwami, icyo nzi cyo ni kimwe, leta yakubaha izi ko mu ituro rya miliyoni 100 miliyoni 30 ziba ziri kuri konti ya Rwanda Revenue Authority, kandi ntacyo waba ubaye, ntacyo byagutwara. Nkuko ntacyo bitwaye abapasiteri ba DPR kuba imishara yabiza yakuweho TPR. Nimba umuvugizi ahembwe 3 simbizi simbi wanyu, ariko twasuminze TPR ya 30% ni hafi 900. Uwo ni umuntu ufite salary kurwo 900 bya TPR. Uyu muntu ari gukorera Imana mu mirimo yo mu rusengero nkuko Paulo yavuze mu Bakorino, ariko nawe uri gushiririza kanseri, uri gukorera ku gicaniro. Reka tuvuge yuko wenda n'ituro ribagezeho ringana, ahembwe 3 nayo kwezi ubonye amaturo ya 3. Bigutwaye iki atanze TPR ya 900 no gatanga TPR ya 900? Bitwaye iki? Bikurya he? Bikuvunnye iki? Ese ni he Mutabazi ubona yuko ari kugambanira abo ngabo ngo babone ituro? Oya, nanjye ejo nzaribona kandi ndaribona n'uyu munsi. Ibyo rero ntibibe urubanza. Wenda niyumva bimuvunnye mu mutwe bazanyishyirira consultance, ubu ni ngende karare nayo nariye kera. Noneho duhere kuri ayo banyishyuye mite ntangira nayo n'amaturo noneho nariye kera. Ayo nibuka yose. Niyo nakasiyuminga mvuge ngo assumption nari amaturo miliyoni 20 uteranyije yose hamwe. Nariye 12. Mvuge no 30% naya ngaye muyambaze. Iryo tegeko ryagiyeho, inyigo yanjye nayikoze kandi nawe urabyumva nyine. Yo reka dutegereze ko umukozi wese akwiriye ibihembo, n'ibyo bihembo byangezeho naho byaba bitoya ku byonge navuze, kuko buriya ikiri imbere sa amafaranga nakomeje kubigarukaho. Ubwo biri kwigwaho buriya tuzagenda dukomeza kumenya aho bishyira kandi tuzamenya. Nawe se unsabiye ko mu babyigaho bazanyinjizamo, whether paid or not. Oya ko wabisabye. Ubwo reka dutegereze ko nose katari njye udesida. Uyizeye yuko ndi mu bari kubyigaho bya binogeje bya bitanaze. Ase ko nimba pastor barimo bavuga ngo bavuga ngo ayi, ubwo nyine bumvishe Mutabazi yabitanaga neza. Burya hari principe ivuga ngo iyo udasoresha abaturage bawe ku rwego batangira kumva bikanzemo ngo ntago ubusoresha neza. Ugomba kugeza kuri ariko ntukabye, ariko kageza handi atangira ngo ko ntangiye kumva ngo aho ukarekera aho ngaho. Wabona atatse cyane ukagabanyaho gatoya, ariko ukamaintaininga ahantu yumva nyine yumva umusoro ufite minsi bo mu gakeya utangiye kumujegezamo gatoya. Yego, kwifuza nimero ya Apotre Mutabazi ni 0788 30 95 13. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.